Muraho neza. Ni ngewe ugarutse Marita Mukeshimana, inshuti yanyu, kansuhuza inshuti zanjye, abavandimwe, abo twiganye, abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu imbere, ndabasuje rwose, mugira amahoro y'Imana. Ndagarutse rero mfite ikiganiro nateguye cy'ubuhamya, ni nk'ubuhamya bwanjye. Urumva ngewe mba numva narabohotse kuvuga ubuhamya, kuvuga Imana ikura abantu, kuvuga ineza y'Imana nabonye, numva ntacyo bitwaye. Ni ibyanjye mba ndi kuvuga, ariko kuko ntanga ubuhamya bwa mbere nabonye ko hari abantu bwakozeho, bwagize icyo bubyarira, mpita numva ko ngize imbaraga zo kuvuga ubuhamya kugira ngo bugire umuntu bwakura ahantu bukamugeza ahandi. Rero n'ubundi mfite ubuhamya bwanjye bw'ubupfubyi, kuko ngewe nakuze ndi imfubyi. Rero buriya bajya bavuga ngo Imana ni se w'imfubyi, ngo akaba n'umugabo w'abapfakazi. Ibyo bintu nibyo nge nabibayemo, mbibonesha n'amaso. Iyo hataba Imana nyine se ubu ngubu yewe sinababeshya ko hari icyo mba ntanariho. Nta nubwo mba micaye ahangaha kuri iyi kamera ngo mbe ndi kuvuga, simba ndi ngewe wanyawe ureba uyu munsi, nubwo biba wenda bitari 100%, kuko ubupfubyi ntibwabura icyo bugusigira kibi kigukomeretsa, ariko Imana iba yarahabaye. Rero uyu munsi mpagaze hano nicaye aha kuri iyi kamera ngo mvuge ubuzima bwanjye bwo mu bupfubyi, ukuntu Imana yabanye nanjye ikankorera ibikomeye, hanyuma impfubyi uyu munsi iri guca muri ibyo bihe yumve ko nayo izakura ikaba umugore mukuru cyangwa se umugabo mukuru, ntiyumve ko yaheranwa n'agahinda, ahubwo ndetse n'ababinyuzemo twibukiranye neza y'Imana twabonye muri ibyo bihe twarimo. Nge rero ubusanzwe mvuka mu by'Imana, ni mu majyepfo, niho nkomoka, inkomoko yanjye ni aho ngaho. Rero nakuze nisanga ndi imfubyi ku babyeyi bombi, maze kumenya ubwenge nyine nasanze nta babyeyi ngira. Ariko ngewe kuko buriya ndi mukuru mo narababonye babana, papa na mama narababonaga, ariko baza kwitaba Imana nyine nkiri mutoya, ntangira kwiga amashuri yanjye nta babyeyi mbona, nkajya njya kwiga nyine bigoye. Nari mfite umuryango ndererwamo, umuryango uradufata uraturera, wari warafasha abantu benshi b'imfubyi, kuko umuryango wacu wagize imfubyi nyinshi cyane, wagize imfubyi nyinshi. Hanyuma twese uwo mubyeyi aradufata duhuriza hamwe, aragenda ajya kuturera, anafata za sambu zacu. Urumva yaba iwacu kwa papa twagombaga kuba dufite umutungo wa papa, abandi bakomoka kwa murumuna we, kwa mukuru we, hehe n'abava kwa basaza be bandi, nabo babaga bafite amasambu yose, akayahuza agahingisha, akaboneka umusaruro akawubona kugira ngo natwe adutungemo. Nuko natwe ariko twiga gukora tukiri bato. Ndabyibuka nkiri mutoya ngewe najyaga nikorera injerekani, njya mvuga yuko no kuba narabaye mugufi ari imirimo y'ingufu nakoze nkiri umwana, nkikorera injerekani ifite amaritiro 20, nge nshobora kuba napima n'ibiro 15. Urumva nkikorera ibishingwe by'inka byinshi, bankatiraga ikintu bakambwira bati iki urajya ku ishuri kirangije, kandi nyine urumva ntakirangiza ndi umwana, baraza kunkubita. Kandi nanone nkeneye no kujya ku ishuri, urumva nagombaga kwikorera ibirengeje imbaraga zanjye kugira ngo mbimareho kandi mbashe no kujya ku ishuri. Ariko nyine nagira ngo mvuge ko naho hantu nyine Imana iba yarakurindiye urwo rutebo wikoreye, ntiruguce ku ijosi ngo ruguce ibitugu wikubite hasi uhwere. Icyo kijerekani ntikizunguze ngo kikubite inyuma y'ibitugu kikwangize. Tujye twibuke ikorera ineza y'Imana. Nuko ndakuze ndiga, ndagenda ngera mu wa gatanu, maze kuhajya kurumva maze kumenyera imirimo yo mu rugo. Ndi umuhinzi uzi guhinga cyane. Ubu nyine Kigali yaraduhinduye, ariko nari mbizi, nzi gushyira abakozi ku murongo. Yagiraga abakozi bahinga, akaba afite n'utundi turimo yigiramo i Kigali, akansigira urugo, kambwira ati abakozi bazahinga uyu murima bawurangize, amafaranga yo kubahemba ari hano, kandi nawe uzabagira uruhande bakoreshe bahinge.
urumva rero umuntu uhingisha abantu ngo babyara umusaruro, nanjye uwo muntu wanjye undera uwo mutante wanjye azasange narakoze ibintu byiza anshime, nagombaga gukoresha imbaraga. Rero nageze mu wa gatanu rwose ndi umumetresi mu gukoresha abakozi bahinga, mu kubereka ko bari busarure, nkakurikirana umusaruro ko watashye mu rugo, mbese ibintu byose nzi kubitondeka ku murongo. Hanyuma nyine umubyeyi wanjye aza kunyegera arambwira ati ariko se ubundi, ubwo navuga ko yirebye ko yarebye inyungu ze, arambwira ati ariko ubundi kureba nanjye nkize ntarize mfite imibereho kandi namwe nkaba mbatunze, ubundi wowe urajya kwiga ibiki? Urajya kwiga iki? Wabyihoreye ko gukira buriya bidasaba amashuri, ukaza ukanyegera tukikorera hano mu rugo kuzageza ugakira. Nuko kandi njyewe buriya nari nkiri umwana utabasha gutekereza cyane nyine ngo nibaze ngo amashuri amariye iki. Byari na kera ubona nyine cyakora umuntu wabaga yatsinze ku mudugudu yabaga ari umuntu wabaye icyamamare, yebana abantu bose barabimenyaga muri uwo murenge ko umwana wo kwa Kanaka yatsinze. Ariko urumva nk'umwana wo mu wa gatanu primaire ntago nari nzi ngo wenda nazavamo uyu, nazabasha kwitambutsa ku cyapa se iki. Numvaga nyine ari ibintu ntavuga ngo biramarira iki, ariko sinzi umwuka wera wamvugiyemo ndabyanga. Kubyanga ariko nkumva mfite urukumbuzi rw'abanyeshuri twigana, nkumva iyo nagiye ku ishuri ngakina n'abandi bana biba binejeje, nkumva sinshobora gutandukana n'iyo sosiyete yanjye y'abana twigana. Ni nacyo kintu cyampushije cyane kubyanga, ndavuga ni wapi ni ngiye nzakomeza kwiga, ndajya kwiga kuko yatinyaga ko ngiye kujya muri CZM, kandi nubwo nahuraga n'iyo mirimo y'imbaraga yose najyaga no ku ishuri nkabikora. Yarabibonaga rero ko n'ubundi ngomba gutsinda uko byagenda kose. Arambwira ati rero byihorere uzakira, ntago uzananirwa gukira, nanjye narakize kandi nta mashuri ngira, nawe niba ari ugukira Imana yarabikwandikiye uzakira, amashuri yihorere. Ariko nanjye mbona wapi ntibivamo, ndabyihorera ndabyanga. Icyo gihe biba ko nasuzuguye umubyeyi, urumva ngewe nari impfubye nta kivugira, nta uri buvuga ati wamukangara mubwira ati se kuri kubuza umwana ishuri, bimbera bibi. Arambwira ati ubwo uhisemo kujya kwiga rero, ubwo ufite n'ibyo uzajya urya, uzajya wigaburira nyine. Funga umwuka nanjye, funga umwuka ndavuga ndajya kwiga. Hari umukobwa wo kwa data wacu, kwa data wacu nyine nabo bari barapfuye, asigaye n'abandi bavandimwe bariko batabana mu nzu. Hanyuma njya kumureba kuko yari mukuru cyane, mutekerereza ibyabaye, ndavuga n'ubu ndashonje rero mvuye ku ishuri nta biryo bampaye, kandi ndumva ntari buve mu ishuri, bansabye kuva mu ishuri. Arambwira ati ntuve mu ishuri, ugize amahirwe wazatsinda ukaruhuka iriya mirimo. Babwire inshuti zanjye buriya n'abantu baba barera abana batarababo, buriya abaturanyi baba babireba ibintu muba muri kubakorera, baba babibona. Nubwo nyine batavuga ko bashobora kuvuga bagahemukira wa mwana kandi nabo badafite ubushobozi bwo kumwakira, ariko ntago baba babiboye ko muri gufata abo bana nabi. Rero ni ukuri ntago wakisha ijisho, rega buriya n'iry'Imana riba ari kureba. Reka nikomereze ubuhamya bwanjye. Hanyuma uwo mukobwa arambwira ati noneho wowe genda ujye kwiga, ujye uza urye hano nta kibazo. Saa sita nkagenda nkarya, angurira n'ikayi, anyongera ikayi, njya ku ishuri. Ariko urumva ndi kujya kuryayo saa sita, nimugoroba ngataha hahandi nyine hari iwacu aho mba, aho ngaho bandera. Maze gutaha rero barabicunga, bona ntacyo nabaye ndi kurya. Bari bazi ko nibankubita icyo gihano cy'inzara ku mwana, buriya kumwicisha inzara yahita rivamo koko, ndi bwamburuzwe nkarivamo. Ariko babona ndakomeje kwiga. Hari umuhungu rero wari aho mukuru w'uwo mubyeyi, nawe arangije nkubitaho ikigeragezo, arambwira ati nakubwiye, bakubwiye ibintu urasuzugura, none rero ntabwo uyu munsi ujya ku ishuri. Ndamubwira ndajyayo, ibishingwe mwampaye se ko nabimaze, amazi ko namaze kuyavoma, koko ni iki kiri butume ntajya kwiga? Arangije rero ubwo nibwo yamanikiye, ngiye ndi kagufi ya buriya no mu buzima busanzwe
sinde muremure noneho nyine urumva kera nari akantu gatoya kagufiya, hanyuma nyine amanika amakaye yanjye hejuru ku nzu yacu yari yubatse idasakaye, ifite igisenge kizamuye ko idasakaye, ifite ahantu ushobora kumanika ikintu, amanikira amakaye hejuru nkajya nyarebera hejuru. Yewe sha ndababara, mbona njya ku muhanda, nyine twari dutuye ahantu ku muhanda abantu banyura, ngiye kubona mbona konse yaraje banasonnye, ishuri ryari hafi yanjye ariko urumva bari basonnye nakererewe, mfite umubabaro agahinda ari kenshi. Nuko noneho mbona konse yanyuzeho, konse yarambaza ko utagiye kwiga sha, ndamubwira nti bamanikiye amakaye hejuru nabuze uko ngenda. Konse yahita ava mu muhanda arazamuka aza mu rugo, ndayamwerekana dore ngariya n'ahantu bayamanitse. Konseye ahita yamanurira arayamereza, asiga anabakangaye, arabwira ati nzongera ko, ahita nanjyana icyo gihe ari segiteri, aragenda nyihera amakaye yandi aranyongera ati genda wige kandi uzaba umuntu w'umugabo sha, atuzige neza kandi uzatsinde ikizamini cya leta. Ninzatsinda konse mpita njya ku ishuri ndagenda, kandi koko yego sinatsindiye ku manota menshi kubera ibyo bigeragezo nari mfite, ariko naratsinze mbona n'ikigo ndatsinda, mbona segonderi rwose. No mu byishimo nagize umunsi tsinda, abantu baranserebura bamereza, nkinjira muri botike, aho ninjira umuntu agahita nkubita isabune muri quartier, undi akama indobo, undi akama ibase, ndanezerwa ngira ibyishimo. Abantu mutatsinze icyo gihe ntago muzi valere yo gutsinda, aho nyuze hose bagahita bajyana inzara bati dore uriya mwana wa kanaka yaratsinze. Gutsinda byari byadanje icyo gihe, ndatsinda bampa ikigo njya muri segonderi. Ariko urumva ngarutse inyuma kwa kuri navuze ngo Imana ibintu ikora ikarera imfubyi, iyo haba imbaraga z'umuntu ntago ngewe mba narabashije kuba nakinjira no muri iyo segonderi, kubera ko ibaza ibyo byose umuntu anyuzemo, uko kukubwira ati nujya ku ishuri nturi burye, nkakomeza ngakanira gusa ujya ni imbaraga zanjye, naba ndi kubabeshya. Ni Imana nyine, ubwo Imana ibifite ukuntu igupusa nawe ugahita wihagarara ukavuga, kandi utavuga uti bizamarira iki, ntago nari nzi umumaro wo kwiga rwose. Nabikoraga ari umwuka wera hari uri kupusa akavuga ati rwose wewe insista wange ujye ku ishuri. Njya muri segonderi rwose nkajya ngenda, n'ubundi nkagaruka muri vacances akomeza ya mirimo yanjye kurumva nduhukaho. Buri wagiye ku ishuri basha koga ugacya, ukabana n'abandi bana ku ishuri mu buzima bw'ishuri, ukaryamira igihe ukabyukira ikindi, mbese ukasa nk'uruhutseho ya mirimo yari myinshi irenze. Yego, ariko aho ngarukiye nkakora imirimo n'ubundi nk'umunyeshuri uje muri vacances nta kibazo, ariko numvaga nguwe neza. Hanyuma rero mo hagati ngeze mu wa kane nabwo ndongera mpura n'ikigeragezo. Mu wa kane segonderi nagiraga umuhungu, papa wanjye yari yarabyaye hanze. Noneho uwo muhungu twagiraga inzu yacu mu mujyi wa Kigali, hanyuma we yarayizi nanjye nari mpazi, ariko ndi umwana nkiri no mu mashuri. Ariko urumva yari yaravutse kera ari we mukuru, azi n'ibyo arimo. Atangiye kuvuga ati rero namenye amakuru ko inzu yacu y'i Kigali bayigurishije. Akajya aza kundeba ku rusengero, nyine akahagarara nko hanze y'urusengero kure ku gashyamba, akantumaho umuntu ngasohoka akaza kumbwira izo nkuru, kuko nabaga najyanye gusenga n'abo bandera. Noneho nyine nkabwana ko subiyo biba bireke ngewe ndakiga tubanze turangize, hanyuma nimara kurangiza kwiga n'abandi bana bakuze tuzinjira muri iyo dosiye tuyikurikirane. Nuko ariko we urumva yari mukuru, akaba ati barahajyanye, atangiza urubanza ajya kurega ba bantu n'ubundi tubana ngo nibo bari barayigurishije. Hanyuma rero atangije urubanza binsaba ko ngewe urumva, kuko yari umwana uvuka hanze, urukiko abajya kuburana nawe baramuhakana, bamubwira bati ntitukuzi, twe tuzi abana batatu nibo bavukiye mu biganza byacu, ntago we tuzi uturuka.
hanyuma nyine urumva urukiko rurasaba ruti rero muri abo bana urumva nawe adutangaho ubuhamya yari yarabaye n'ubundi wacu ababyeyi banjye bakiriho araho atarika abana baranzi nk'umukuru witwa Marita waranzi kubera ko twarabanaga mu rugo rumwe na mama wabo. Nuko nyine urumva urukiko ruravuga ati noneho muzatuzanira umwana w'umukobwa. Barabaza ati uwo mukobwa ngana ate? Urumva ngeze mu wa 4 segonderi ndi mukuru. Umwana wo mu wa 4 burya yatanga ubuhamya segonderi aba ari mukuru. Noneho nyine babantumaho mukuntu maho rero urumva nataga kuri wa muryango n'ubundi undera ni nabo batumye bati muzatuzanira umukobwa atubwire niba uyu muhungu nta DNA yari yakabaho hari kera. Ubwo nyine umuryango washoboraga kuguhakana neza bikarangirira aho ngaho baguhakanye wagira yuko banakwemeye ukemezwa rwose. Ubwo rero nanihanganisha n'abantu babaye victim muri ibyo bihe dushima yuko n'igihugu cyacu kigenda kigera kure ugasanga abo bana ntibagihura n'izo ngorane zo kuba bahakanwa ngo babure umuryango mu maherere ngo kuko amafamiye atabemeye kubw'inyungu zayo. Ni byiza, ni ibintu byiza igihugu kigezeho kandi byo gushimira. Ngarutse inyuma gato rero hariya umubyeyi yambwiraga ati wikirirwa rwose wisiterese ujya ku mashuri natwe tubayeho twarakize tugira ibintu kandi tutarize. Uriya amaze gukura naje kubisubiza inyuma nsanga niko icyo gihe byagombaga kugenda kuko ibintu byo kwiga ntago byari mobilize. Nabyo ni ibindi bintu byo gushimira leta y'u Rwanda yahaye buri muntu wese kujya mu ishuri. Urumva abantu koko babaga bafite ibintu batunze ariko nyine ibintu byo kwiga singira ngo niwe gusa wari ufite iyo myumvire n'abandi babyeyi byabaga ari uko ubona nyine kwiga ntacyo bivuze akavuga ati genda uragira inka zanjye sha genda unkorera ibi ngibi nanjye sinize kandi ndiho meze neza. Yego ariko buriya nyine nicyo kigaragaza ko amajyambere yazamutse kubaho umwana afite uburere bwa buri munsi. Urumva rero nk'abantu twize icyo gihe pe dukwiye gushima Imana. Njyewe nzi abantu benshi twari duturanye rwose bakagira izo mbogamizi hagira umuntu umuca intege gatoya agahita bivamo iby'ishuri akajya kwibera umuya i Kigali akajya kwikorera utundi tuntu ugasanga nyine birinze birangira gutya ishuri akarira kakarivamo. Ariko nyine twebwe ngiye nk'ipfubyi mba mbibona nk'ibintu bikomeye ni Imana. Ese nkanjye ubundi wa mugani uko ndumva nagize amajwi ambwira ati wabiretse ubwo nasobanura yuko nabanje narashingiye kukinemera ngo nkakomeza ngakanira ngo ndajya kwiga. Aho rero ngiye mpabona ubwiza bw'Imana butangaje. Ubwo rero ndagiye kwa kundi nababwiraga ngeze mu wa 4 nibwo nyine icyo kintu cyajemo cy'ikigeragezo mbona ko ngiye no guhagarika ishuri nanone. Aho naho nahabonye Imana. Urumva ndi hagati y'abantu babiri hari uri kumbwira ati genda uvuge kuri ya mwana atari uwacu undi nawe ati ngwino unyemeze ko ndi umwana wanyu. Nahise mbona ko nguye mu kibazo kandi umwe ni umubyeyi wanjye uri kundera undi ni umuvandimwe ngwa mu kibazo ariko Imana ibana nanjye. Ndanabibona ku ishuri nshobora kurivamo kuko najyaga ku ishuri ari uwo mubyeyi umpereje package yo kugenda amatike kumpa udukoresho nkenera ku ishuri. Rero urumva kumurakaza byari ikibazo. Wa muvandimwe wanjye nawe ngatekereza ko muzi koko ko twabanye mu rugo kandi koko yarafite n'isura y'ababyeyi. Nuko ariko nza gutambuka muri icyo kintu neza mbona nkomeje amashuri Imana irandengera. Ntago ndi bujye muri detail cyane ariko bose nta wahungabanye yaba uwo mubyeyi ntiyamuhungabanyije. Sinzi ukuntu Imana ijya ibigenza ikabyikemurira mbona bikemutse ntabigiyemo bitamuhungabanyije ariko nari nagize ubwoba numva nyine kwa za nzozi zanjye zigiye guhagararira aho ngaho ariko Imana irandengera. Aho ngaho naho habonye ubwiza bw'Imana nibwo nakomeje nyine ndiga ndarangiza mbona diplome mbona ko amashuri yanjye rwose mu gihe cy'ubupfubyi uretse Imana yonyine yahabaye. Nashoboraga kutaziga n'ukuri ariko Imana yarahabaye nabonye ukuboko kwayo. Ubu nyine nzakomeza nyine subukureho ubuhamya bwanjye ubuhamya bw'umuntu
buba ari burebure nyuma yo kwiga umuntu yagiye ahura n'utuntu twinshi nk'imfubyi nyine tumucarenjinga, ariko Imana igakomeza igahagarika ubugingo bw'umuntu. Rero icyo ni igice cya mbere nyine nari mbahaye cy'ubuhamya. Mu gihe cy'amashuri yanjye tuzagisubukura dukomeze. Reka mbashimire mukomeze mushyigikire icano, n'abandi bafite ubuhamya bazatugane tubutambutse. Erega burafasha yaba wowe ubuvuga wumva uruhuka, yaba n'ububwira. Hari usanga mwarahuje amateka akumva ko atabaye wenyine. Hari n'ubonamo ubwiza bw'Imana nubwo aba atarabiciyemo, ariko akamenya ko imbaraga z'Imana zikora. Ubwo rero ndabashimiye, dukomeze tubane, mukore subscribe, mukore share.